Benshi mu bakunda kumva radio bahoza amatwi yabo ku nyakiramajwi bashaka kumva umugore ufite ijwi ryiza umaze no kwigwiza abakunzi n'abamukurikira benshi. Uwo niwe Niyongira Antoinette uri mu bakunzwe cyane mu banyamakuru bo mu Rwanda. Uyu mubyeyi umaze imyaka 5 arushinze akaba afite umwana w'imyaka 4 ubaye utamuza amaso ku maso. Umugore muremure ushinguye w'imibiri yombi ariko yiganjemo inzobe, akundwa cyane ku nseko nziza, ariko abamwumvira kuri radio bakamukundira ijwi rye ryiza unumva muganira inyumva nkumve. Numwe mu bagira ibiganiro bikundwa na benshi byagera ku cyo atunguramo abakundana, abagize isabukuru z'amavuko cyangwa ibindi, ndetse n'ibyo atunguramo abantu bikaba akarusho kuko akunze kumvikanamo inkuru zishimisha abatari bake. Uyu amaze imyaka hafi 10 mu itangazamakuru, ndetse 5 muri iyi ayimaze kuri Kiss FM nyuma y'urugendo rurerure yagiriye kuri radio nka Isango Star na Radio 10. Niyongira yavukiye mu karere ka Kamonyi, ntabwo yigeze akurira kuko amashuri abanza yayosoreje mu mujyi wa Kigali mbere yuko ajya kwiga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye i Kabgayi muri Saint Joseph. Yasoreje amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire Rulindo muri 2011, aho yakurikiranye indimi bitewe n'amanota yari yabonye. Yahawe kujya kwiga muri Kiye agakurikirana ubwarimu. Ubwo abandi bajyaga mu itorero ry'igihugu, Niyongira yabashije kujyayo kuko yari arwaye. Ibi byatumye amaze koroherwa atekereza akantu yakora bagenzi be bakazasanga hari ahageze. Ubwo yari mu kiganiro itangazamakuru kuri iyi ngingo yagize ati, inzozi zanjye zari kuba umunyamakuru. Ndibuka ko natangiye kubibwira mama wanjye mfite nk'imyaka 6. Nakuze numva nshaka kumuba. No ku ishuri nari umwe mu bakuriye media club yaho kuko nari mfite urukundo rw'itangazamakuru. Niyongira avuga ko kubera urukundo rw'itangazamakuru byatumye ashaka nimero z'umuyobozi wa radio Isango Star. Kuri iyi ngingo akomeza agira ati, nari mfite igitekerezo cy'ikiganiro nshaka gukora. Icyakora nagiye kumva numva hari umuntu ukora nk'ibyo nshaka. Uwo nta wundi ni Sandrine Isheja. Nguko uko nagiye ku Isango Star yifuza gukora mu kiganiro Isango Relax Time cyakorwaga na Sandrine Isheja. Barakorana nyuma y'uko yari yahawe amahirwe na Jean Lambert Gatare wari umuyobozi wayo. Umunsi ku wundi Niyongira wagiye kuri radio ari umwana, yarakuze yaba mu myaka ndetse no mu mwuga. Nyuma y'amezi hafi 5 yimenyereza yahise ahabwa akazi. Niyongira avuga uko yaje kwanga akazi ka KFM aguma ku Isango Star. Yagize ati, ndabizi neza ko Jean Lambert Gatare we nkesha ku bundi we iki gihe. Kugenda rero umuntu nk'uwo ukamubwira ko ugiye akenshi biragorana. Nyuma y'imyaka 4 ku Isango Star, Niyongira yaje kwerekeza kuri Radio 10 aho yamaze umwaka umwe, naho ahava yerekeza kuri Kiss FM muri 2015. Niyongira avuga ko muri 2015 wari umwaka mwiza kuko ari we yakozemo ubukwe ndetse anahita abona akazi gashya kuri Kiss FM. Niyongira yavuze ko yigomwe inguzanyo yo kwiga kaminuza muri Kiye, ahubwo agahitamo gukora itangazamakuru nyuma akaza kuryiga akarangiza. Yagize ati, hari ishuri ry'itangazamakuru ryakoraga nimugoroba, ryigagamo abanyamakuru bakora uwo mwuga. Niho nize bampa impamyabushobozi, ariko narakomeje njya kwiga noneho mbona n'impamyabumenyi. Niyongira yavuze ko hari igihe yajyaga nko gusaba abantu gukorana wenda ngo bashore amafaranga mu kiganiro cye, bakamusaba kubanza gutanga ruswa ishingiye ku gitsina. Kuri iyi ngingo yagize ati, ndi umuntu wubaha indangagaciro zanjye. Iyo uzi icyo ushaka urabibona. Icyo gihe wenda nabuze amafaranga menshi yanambabaje, ariko ubu meze neza. Niyongira agenera ubutumwa abakiri bato kuri we bifuza kuba abanyamakuru. Yagize ati, ntibacike intege kandi bamenye icyo bashaka, bizabafasha. Iyi ni Hero Rwanda ukomeje kuba ukurikira. Niba utarakora subscribe, ndakwibutsa kuyikora, unakora ku nzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikira inkuru zacu ku gihe.